Ashimwe, Yesu ashimwe ndabashuhuje. Iyi ni Maramaza Channel turimo kuvugiraho nk'uko maze kubimenyera. Icyari kinzanye uyu munsi ni uko turi mu bihe byo kwitegura Pasika. Nabonye mu masoko hirya no hino amagi bavuga ngo ni amagi ya Pasika bayashyize ku masoko barimo barayacuruza. Numvise rwose nakongera nkagarura audio video nakoze. Imana yampaye ubutumwa bujyanye n'ariya magi ya Pasika, ariko nkeka ko hari abantu bashobora kuba batarayibonye kugira ngo noneho babone ukuntu babibona, babyumve kugira ngo basobanukirwe n'ibijyanye n'ariya magi. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen, amen. Ijambo Imana yampaye rero ngo mbazanire uyu munsi riravuga ngo mumenye ikihishe inyuma y'amagi ya Pasika. Mumenye, musobanukirwe n'ikintu kihishe inyuma y'aya magi ya Pasika. Easter eggs, Easter bunny. Ni iki kibyihishe inyuma? Turi kwizihiza umunsi mukuru wo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Aya magi ajate, aya magi avuye he? Aya magi agenzwa n'iki? Iyi Easter bunny ijite, uru rukwavu rugenze rute mu bintu byo kuzuka kwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu? Nibyo rero ngiye kubabwira, nibyo Imana yampaye kuza kubabwira. Niba mutari mubizi mubisobanukirwe, niba mwari mubizi mukirengagiza nabwo mwongere mubyirwe. Imana ibantumyeho ngo mbabwire kandi mube maso kandi mwumve kandi nimugire ubwenge mwumvire. Turusheho kubona, turusheho kugira amaso abona, kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu Migani ibice 29 umurongo wa 18 haratubwira ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Imana ishimwe cyane. Imigani, iri jambo ni ryiza, ni ry'ubugingo, riri mu Migani 29 umurongo wa 18 haratubwira ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Imana ishimwe cyane. Rero muri iyi minsi ya Pasika ndakwifuriza kurushaho guhishurirwa. Muri iyi minsi ya Pasika ndakwifuriza kurushaho kumenya, ndakwifuriza kurushaho gusobanukirwa, ndakwifuriza kurushaho kwegera Imana. Ijambo nyamukuru ryanziduye uyu munsi Imana yampaye kukuzanira ni iri jambo ryanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 10 duhere ku murongo wa 20 tugeze kuri 22. Imana yari impishuriye. Amen, amen. Imana yari impishuriye ngo ndikuzanire wowe utarubizi cyangwa se wowe wirengagizaga, noneho wongere ubibyirwe kugira ngo utazagira urwitwazo. Turasoma rero Abakorinto ba mbere ibice 10 guhera ku murongo wa 20 kugera kuri 22. Reka mpabasomere. Umurongo wa 20 uravuga ngo reka da, ahubwo mvuze yuko iby'abapagani babiterekerereza abadayimoni, batabitura Imana. Nanjye sinshaka ko musangira n'abadayimoni. Ku murongo wa 21 ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. Ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. 22 ngo mbese icyo mushaka ni ugutera umwami ishyari tumurusha amaboko. Imana itugirire neza. Mugiye kumbaza rero ati noneho tubwire rero abadayimoni dusangira se nabo nabahe kandi? Ese kandi noneho uratubwira twebwe dusangira n'abadayimoni nicyo ushatse kutubwira? Iki nicyo kinzanye uyu munsi kugira ngo mbasobanurire ukuntu abantu benshi basangira n'abadayimoni batabizi, ukuntu abantu benshi barya ibyaterekerejwe batabizi. Nicyo nje kubabwira. Niyo mpamvu mu Migani twahasomye 29:18 hakatubwira ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge. Niyo mpamvu rero Imana idukunda kubw'urukundo rwayo iduhishurira ibingibi kugira ngo tutabibyigenge. Rero ibingibi bijyanye n'iki? Bijyanye n'aya magi ya Pasika nahoze mbabwira, bijyanye n'izi za Easter bunny nahoze mbabwira, bijyanye n'izi Easter eggs nahoze mbabwira. Easter eggs zije gute muri Pasika? Easter bunny zije gute muri Pasika? Tega amatwi mwene data wumve neza. Tega amatwi mugenzi ushaka kujya mu ijuru wumve neza. Tega amatwi utazamera nk'aba bakobwa b'abapfapfa bategereje umukwe ariko bamutegereza nta mavuta bafite.
umukwaraza basanga ntabwo bari biteguye barasigara. Tega amatwi nawe rero wumve bitazakubera nk'aba bakobwa b'abapfapfa. Tega amatwi wumve neza Imana ikuntumye uyu munsi. Niba utarigeze ubyumvisha amatwi yawe n'ikindi gihe cyose, tega amatwi wumve. Aya magi ya Pasika aje gute mu gihe twibuka umwami wacu Yesu Kristo watuzukiye? Izi Easter bunny zije gute mu gihe turi kwibuka umwami wacu Yesu Kristo watuvukiye? Izi Easter eggs zije gute mu gihe turi kwibuka umwami wacu Yesu Kristo watuvukiye? Bije gute? Uyu ni umutego w'abadayimoni, uyu ni umutego wa Satani, kuko Satani ni umugome, ntashaka kujya mu ijuru, ashaka kukubuza amahoro, ashaka kukubuza uburyo, ntashaka ko wegerana n'Imana, ntashaka ugira ihishurirwa. Aya ndi rero naya magi hatumye abantu bahunikira, naya magi hatumye abantu badasobanukirwa. Imana itugirire neza cyane. Nose uravuga uti amagi se kandi abadayimoni ibise kandi noneho nibiki? Reka mbikubwire wa mugenzi umuntu w'Imana. Aya magi izi Easter bunny baba barimo bazikoresha baterekera Semiramis. Uyu Semiramis niwe Arutemi. Uyu Arutemi niwe Diana. Uyu Diana niwe Queen of Heaven. Uyu Queen of Heaven niwe ngo uriya ikigirwamana Queen of Heaven cyangwa se umwamikazi w'ijuru. Niwe ni umuntu umwe barimo bavuga. Uyu Semiramis rimwe mvuga tumusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 19 duhere ku murongo wa 23 kugera kuri 29. Cyari ikigirwamana gikomeye cyane hara muri Efeso. Ubwo Paulo yahageze agenda abwiriza ubutumwa bwiza, yaragiye arababwira ati imana zakozwe n'abantu si imana nyakuri, imana zaremwe n'abantu si imana nyakuri. Abakoraga ibyo bigirwamana rero ababisengaga ababyizeraga bose byarabarakaje cyane, byarabarakaje batangira gutoteza Paulo nabo bari kumwe bagenda bavuga ubutumwa bwiza. N'uyu Semiramis rero n'uyu ndi kuvugaho niwe baba barimo baterekera muri bihe bya Pasika. Mu gihe cya Noheli bamuterekera muri buriya buryo bundi, noneho mu gihe cya Pasika bakamuterekera muri ubu buryo bundi. Ibya Noheli ntabwo ari byo ngiye kuvugaho, ngiye kuvuga ibya Pasika ko turi muri Pasika. Mu gihe cya Pasika rero bamuterekera nk'umukobwa utarigeze abyara, ngo ni umwari, bamuterekera nk'umwari, umwari utarabyaye. Subwo nta kintu urimo wumva umwari utarigeze abyara mu gihe cya Pasika niko bamuterekera. Baravuga ngo amagi yamuhezemo, amagi yo kubyara, intanga zibyara zamuhezemo ntabwo yazikoresheje, ni umwari ntiyigeze abyara. Mu gihe cya Pasika rero ayo magi yamuhezemo niyo baba barimo bashaka, mu buryo bwo kumuterekera barimo bashakashaka ngo ayo magi yamuhezemo. Ayo magi rero noneho ikibutangaza, uru rukwavu barimo bavuga, uyu Easter bunny yo barimo bavuga ngo nirwo rwaba rwagiye rukayatera rukayashyira ahantu runaka, noneho ruyatera mbere ya Pasika. Pasika iri bube, Pasika iri bube niho ayo magi urwo rukwavu ruba rwayateye. Noneho kuri Pasika nyirizina rero kuri Pasika nyirizina mushishoze bene data, Imana ibagirire neza basobanurire kandi mutega amatwi mwumve icyo umwuka babwira. Aya magi bayabonye bayakoresha iki wabyibaza? Aya magi bayabonye barayamushyira se? Aya magi se barayarya? Aya magi bayabonye barayarya? Muzabona abana kibabaje te n'agahinda n'ababyeyi babo bakwiye kubayobora mu gakiza, bakwiye kubabwira iby'Imana, aribo barimo kubafasha gushakashaka aya magi. Aya magi ya Arutemi barimo baterekera Arutemi. Iyo bayariye biba bigenze bite? Bariye uburozi, 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 uburozi. Baba bariye uburozi. Iyo umuntu ariye uburozi bigenda gute? Ararwara, arasara, arapfa. Ni uburozi nyine, ni uburozi. N'uburozi rero reka mbabwire, mwirinde mwe gucumuzwa n'ibiryo, mwirinde mwe gucumuzwa n'inda. Imana idufashe cyane. Ese kuki warinda ujya kuribuzwa n'inda? Kuki warinda ujya gucumuzwa n'ibiryo? Kubera iki koko? Hari ijambo nasomye hano mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 13 kuri ayaho. Muzahasome bene data. Iyi mirongo yose ndi mvuga nayibandikiye muzagende mu byisomere, mutavuga ngo ngiye nibyo ndi kuvuga. Ntabwo ari byo ndi kwivugira, byanditse muri Bibiliya, muzabyisomere. Muzasome mu Baroma ba mbere, mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 13 kuri haravuga ngo ibyo kurya ni iby'inda, n'inda nayo ni y'ibyo kurya, ngo nyamara Imana izabitsemba byose. Kambisubiremo. Abakorinto ba mbere
ibice 6 umurongo wa 13 kuri aya baravuga ngo ibyo kurya ni iby'inda n'inda nayo ni y'ibyo kurya ngo nyamara Imana izabitsemba byose. Waretse gucumuzwa n'inda. Ibi biryo aka kamanyu k'umutsima nko kumuririmbya yabivuze, waretse kugira ngo kagucumuze karinde kakubuza ubugingo. Aya magi bayashushanijeho na amagi nyine istabani nawe nta chocolate ushobora kurya yose yindi utari y'urukwavu. Nta chocolate yindi ushobora kurya ifite indi shusho idafite ishusho y'igi. Chocolate nizihari ariko bakagutegera kuri uyu munsi. Satani sayobewe agutegere kuri uyu munsi ari kujijishe ugenda urya ya magi yaterekerejwe abadayimoni, yaterekerejwe arutemi. Hari chocolate zisanzwe ushobora kuzirya utari y'urukwavu ngo ni chocolate uri murya. Ushobora kurya indi chocolate utari ya magi ngo ni chocolate uri murya. Iyo chocolate wayiretse. Wari izindi chocolate zifite mu waretse kujya gushakashaka ari amagi. Ariko se wowe koko urumva ya magi ahuriye hehe no kuzuka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Kambabwira umunsi umwe twavuye mu rugo, hari umusore twari ducumbikiye, nawe yari umurokore, yari umuntu usenga Imana. Turagenda tuva mu rugo tutariye, turagenda tugera ahantu twari dushonje pe ku ruzuba, turananiwe, turashonje. Tubona abantu batetse ibiryo, murabizi ukuntu bari abantu bazi guteka amapirawo rwose, ibiryo byasaga neza mu jisho, wabireba ushonje noneho kuva nyine ushatse kubirya. Kandi baba batangira ubuntu. Ku mashuri usanga abantu bavuga ngo reka nguhe ku biryo mu ngo z'abantu, cyangwa bakabizana bakabijyana ahantu ugasanga baratanga ibiryo by'ubuntu, ibiryo barabibunza. Mwirinde mube maso. Biriya biryo by'ubuntu ntabwo ari impuhwe baba babagiriye, ntabwo ari impuhwe baba bazi ibyo barimo bakora, baba babiterekeje abadayimoni, baba babiterekeje abadayimoni babo, abazimu. Mwirinde mwe kujya murya ibyo mubonye byose. Mwirinde. Uwo munsi rero twaragiye n'uwo musore, ubwo tugeze aho ngaho ibiryo babitetse birasa neza, turashonje, turagenda natwe ngo baduhe kuko bari babishyize aho ngaho ku muhanda bagaburira buri wese utambutse. Ndagenda afata isahani, ntangiye gufata isahani ngo bashyirireho ibiryo. Numva ijwi mu mutima wanjye, ndaryumva ndasobanukirwa, ijwi rirambwira ngo ibyo biryo biranduye ntubirye. Ibyo biryo byaterekerejwe abadayimoni. Ibyo biryo ntimubirye, byaterekerejwe abadayimoni. Ibyo biryo ntimubirye, ibyo biryo ntimubirye. Ndabyumva pe ndabisobanukirwa cyane ko ari ibiryo byaterekerejwe abadayimoni, ko ari ibiryo byaterekerejwe abazimu. Ndabwira uwo musore twari turi kwenda, ndavuga nti nyamara numvise ijwi mu mutima wanjye rimbwira ngo ibi biryo ntitubirye kubera yuko byanduye, byaterekerejwe abadayimoni. Umusore arambwira ati ngwiki, ko numva shonje kwera. Ati ndashonje pe. Ati ndumva shonje ngiye kubirya kwera. Umuntu se wamubuza saka kwemerera? Uramutse umubujije akakwemerera ni byiza. Nese ko ndi kubibabwira, nimuramuka mwumviye mukabireka muzarya ibyiza byo mu gihugu. Imana irabaha umugisha kandi muzaramba. Ariko nimutabyumvira nyine ntabwo muzabyumvira. Muzamuriye uburozi kandi uburozi bukora umurimo wabwo. Uwo muhungu rero yarabiriye, turataha ntacyo yabaye ku mubiri, twaratashye pe. Ariko ndashaka kubabwira yuko ubugingo bwe ntabwo bwongeye kumera nk'uko bwari bumeze, kuko uyu muhungu twarabanaga, simbizi se. Uyu muhungu twarabanaga, ubugingo bwe bwarahindutse. Iyo uri ibi biryo rero ikintu gikora mu buzima bwawe ni iki? Ibi biryo ikintu bikora mu bugingo bwawe ni iki? Ikintu cya mbere ibiryo byaterekerejwe abadayimoni bikora bikumaraho, nuko bikunyunyuzamo imbaraga z'Imana, zigukuramo umwuka w'Imana, zigukuramo imbaraga zo gusenga. Ikintu cya mbere ibi biryo bigukorera, kuko baba babiterekeje abadayimoni mu buryo bw'umwuka, nabyo bikora mu buryo bw'umwuka, ku mubiri rwose ntacyo uzaba pe. Ariko abantu bavuga, Bibiliya hari aho ivuga ngo ni intumbi zigenda zihagaze. Harimo abantu baba mu rusengero ariko Kristo adatuye muri bo. Hari abantu bavuga Yesu Kristo ariko atari muri bo, bamuvuga ku munwa gusa, ari amagambo, ari ba magambo. Ariko Yesu Kristo adatura mu mitima yabo, adatura mu bugingo bwabo, hari ukubivuga gusa. Rero iyo aba bantu bakomeza kurya ibi biryo, bakarya ibi biryo ngo ntacyo babwira, ntacyo bibatwara. Ibi biryo biraza bikagukwamuramwo ijambo ryitwa gusenga. Gusenga bikakunanira pe.
ntubone umwanya wo gusenga, wajya gusenga ugasinzira, wajya gusenga ukabura umwanya, wajya gusenga ibi bikaza, wajya gusenga biriya bikaza, ugahuga ukumva nta mwanya wo gusenga, umunsi ugashira udasenze, icyumweru kigashira, mbese ukaba umuntu udasenga. Ijambo ry'Imana kurisoma reka da, ntubone umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ibi biryo biraza bikagukamuramo imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana, wanarisoma nturisobanukirwe, bikamera nk'inyamakuru, ntushobore gusoma ijambo ry'Imana ngo wumve icyo rikubwiye, ntushobore kumenya icyo ijambo ry'Imana rikubwira, ntubonye umwanya wo gusoma, ntubone umwanya wo kuganira n'Imana, ukaba umuntu ugenda gutyo gusa. Cyakoze izina ry'ubukristo ntabwo abadayimoni bazarikwambura, uzakomeza witwa umukristo, kuko n'abantu bo hanze nibatari kwita uzajya uryiyita. Siko harimo abantu biyita barokore, akaryiyita rwose, akiyita umurokore, akiyita umukristo, akiyita ko ajya mu ijuru, kandi nta jana rimwe ajyamo, nubwo n'abandi bose batari kwita. Ariko we uraryiyita, urabyivuga mu mutima wawe, ubyivugaho kandi ukanabyihamiriza, ariko ijuru ritaguhamirije, ntacyo biba bimaze. Rero twirinde bene data, twirinde, tube maso, kubera ko nudasoma ijambo ry'Imana, ntusenge, ntahishurirwa uzagira. Ibi byose tubihishurirwa kubera ko tuba twasenze, ibi byose tubihishurirwa kuko tuba twasomye ijambo ry'Imana, ko Imana ahantu hambere iganirira n'abantu bayo ni mu ijambo ryayo, ko ni ijambo ry'Imana nyine. Urimo usoma ijambo ry'Imana, urimo uganira n'Imana. Iyo udasoma ijambo ry'Imana, iyo udasoma Bibiliya, ntabwo uganira n'Imana. Izakubwira guteze ko niyo yakubwira mu ijwi utazaryumva? Ntibishoboka. Imana idufashe cyane. Ndewe rero ibyo biryo ntabyo nariye pe, ntabyo nariye. Ndashimira Imana ko yanshoboje, simbe narabiriye, kandi iyo nza kubirya ntabwo mba ndi kuvuga ibingibi ndi mu kuvuga. Iyo nza kubirya nanjye mba narabaye nk'abandi bose, ariko ndashimira Imana yo mu ijuru kubera ko yanshoboje. Hari n'ibindi nagiye ntarya, Imana ishimwe, kandi ngenda maramaje rwose. Nkunda umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nubwo nta numwe wakemera kugendana nanjye, ngo ngeweho sinzasubira inyuma, ngo ndamaramaje sinzasubira inyuma. Nanjye naramaramaje sinzasubira inyuma, nubwo nta numwe wakemera kugendana nanjye, ntabwo nzasubira inyuma. Yarakomeje aravuga ngo nubwo data na mama banyanga, nubwo abavandimwe banyanga, nubwo inshuti zamvaho, nubwo wishyirireho n'ibindi, ngo ntabwo nzasubira inyuma. Ndamaramaje. Nanjye ndamaramaje. Ngwino turujyane rero. Amina. Ngwino tujyane mwene data, ngwino tujyane mu ijuru, ngwino tujyane wumvishe aya magambo, ngwino tujyane mu ijuru. Maramaza, reka kurimbuzwa n'umutsima, n'akamanyu k'umutsima. Reka kurimbuzwa n'inda, akantu kangana urwara, uburyarya bw'abadayimoni. Vuga utivaho Satani. Ijambo ry'Imana ravuga ngo turwanye Satani nawe azaduhunga. Ngwino tujye mu ijuru. Mu ijuru ni heza, ngwino tugende, ngwino tujyane. Imana ishimwe cyane. Ngwino tujyane, ngwino dukizwe, ngwino tumaramaze, ngwino dusenge, ngwino dusome ijambo ry'Imana. Ngwino Yesu arakurarika, Yesu araguhamagara, Yesu aragutumiye. Ngwino dusenge, ngwino tumaramaze. Ntabwo aravuga ngo ngwino usengane nanjye hano mu nzu yanjye, ngwino dusengane nanjye hano iwacu, cyangwa ngwino dusengane nanjye mu rusengero nsengeramo, ariko ngwino dusenge. Itorero ry'Imana ni rigari cyane. Fata icyemezo cyo gusenga aho ngaho uri, fata icyemezo cyo gusoma ijambo ry'Imana aho ngaho uri. Fata icyemezo, maramaza, wisubireho, ureke kurya ibyaterekejwe n'abadayimoni, ureke kurya amagi y'abadayimoni, ureke kurya izi nkwavu zaterekejwe abadayimoni. Wisubireho, usenge Imana iguhishurire n'ibindi, igusobanurire, ikwereke. Haleluya. Imana yaduhaye amaso kugira ngo tubone ibyo mu mwuka. Imana yacu ni nziza. Imana yaduhaye amatwi ngo twumve ijwi ryayo. Haleluya. Imana yaduhaye ingingo zacu ngo dukoreshe iby'ubutwari, dukoreshe ibyiza. Maramaza, va muri ibyo urimo, wirangara. Igihe dusigaranye ni gito cyane. Yesu agiye kuza, kandi Yesu agiye kuza guhemba no guhana. Abamukoreye neza bazahembwa, abataramukoreye, bataramwumviye, abigize ibyigenge n'abazabahana. Reka turangize kuri iri jambo riri muri Yesaya igice cya mbere, umurongo wa 19 no 20. Imana itugirire neza. Reka mpabasomere Yesaya igice cya mbere, umurongo wa 19 kugera kuri 20, ni 20 gusa. Umurongo wa 19 uravuga:
nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Nimwemera mukumvira, nimwemera mukava muri ibi ngibi mwakoraga, ababo bikoraga babizi ababiryaga babizi n'abaryaga batabizi. Nimwemera mukumvira mukareka kurya ibi byaterekerejwe abadayimoni, kuko Uwiteka Imana yamaze kubabwira ko atabikunda ntabishaka. Se murimo muramutera ishyari, muratangira n'abadayimoni murangiza mujye gusangira n'umwami wacu. Yewe muntu uvuga ngo uribuka Yesu Kristo ko yagupfiriye akakuzukira, ukibuka amaraso yamenerewe ku musaraba ku bwawe, ukibuka umubiri wajenjaguye ku bwawe, ariko ukabujya kurusangira n'abadayimoni. Imana irakubwiye ngo garukiraho, ihane, isubireho, nimuze tujye mu ijuru, nimuze tumaramaze. Rero ijambo ry'Imana irakubwiye hano muri Yesaya igice cya mbere murongo wa 19 harakubwiye ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Imana ishimwe cyane. Ariko ku murongo wa 20 hari ijambo riteye ubwoba, naryo ndari kubwira ko ni ijambo ry'Imana, kandi Imana yambwiye naryo ngo ndikubwire. Haravuga ku murongo wa 20 ngo ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Niwumva ndakubwiye, ngenda kubwiye, niwumva ukumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko niwanga kumvira, ngo ku murongo wa 20 ngo ariko nimwanga mukagoma, niwanga kumvira ukagoma inkota izakurya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ariko ntabwo narangiriza kuri iri ngiri, kuko Imana yacu nyembabazi, Imana yacu irakiranuka, Imana yacu n'urukundo. Reka ndangirize kuri irya 19, ndangirize kuri uyu murongo ubanziriza Yesaya igice cya mbere murongo wa 19. Ku murongo wa 20 naho nyine ntuhirengagize, kuko hari ipfundo rikomeye cyane, ntuhirengagize. Ariko wigarukire hano kuri 19, niyo nama nkuhaye ngo niwemera ukumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu. Emera wumvire, emera ugarukire umwami wacu Yesu Kristo, emera umwubahishe, we kumubangikanya n'ibigirwamana, we kumubangikanya n'abadayimoni, we gusangira n'abadayimoni nurangiza ngo ujye gusangira n'umwami. Nawe rero ukiri hanze, nawe utarakizwa, nawe utasobanukiwe n'ibingibi ndi kubivuga ukumva ntabwo uzi ibyo navugaga ibyo ari byo, nawe utasomaga Bibiliya, nawe utasengaga, nawe utajyaga kwigaburo, nawe utajyaga ku meza y'umwami, nawe utahazwaga, nawe utaruzi ibyo ari byo, ndakurarikiye ngwino nawe winjire neza noneho, ngwino ubimenye bisobanukiwe, ntuzagwe muri uyu mutego. Wewe wari uri hanze y'itorero, wewe wari uri hanze, ntabwo wari ubizi, ntiwari usobanukiwe. Imana ntizaguhora ibyo utaruzi, Imana ntizaguhora ubujiji, Imana izaguhora ubupfapfa. Natwe twese twari abanyabyaha, ariko tuza mu muryango wa Yesu Kristo aratwakira tubabara ibyaha. Nawe ngwino, nawe ihana ibyaha, nawe kizwa, sengira isengesho, uvuga uti mwami wanjye Yesu Kristo, narinjije, sinarisobanukiwe, nari umunyabyaha, ndakwizeye, mbabarira ibyaha n'ibicumuro, nanjye nshaka kumbera umwami n'umukiza. Ndihannye, mvuye mu byaha, ndimutse, mvuye mu byaha, mvuye mu Egiputa, mvuye mu mwijima, mbera umwami n'umukiza n'umucunguzi. Nguhaye ubugingo bwanjye bwose ubutegeke mwami Yesu, umbere umwami n'umucunguzi. Satani n'ingeso ze zose ndazisezereye, ndakwizeye mwami Yesu Kristo, umbere umwami n'umukiza. Senga iryo sengesho, urisenga urikuye ku mutima, urisenga umaramaje, urisenga wumva ufashe icyemezo cyo kuva mu byaha, cyo kureka ingeso mbi, cyo kuva mu mwijima, ukurikira umwami Yesu Kristo. Arakumurikira. Yesu ashimwe. Yesu n'umunyembabazi, Yesu n'umutunzi w'imbabazi nyinshi cyane, kandi nta n'umwe amusanga ngo amutererane. Urakoze wewe wemeye kuva mu byaha, urakoze wewe wemeye gukizwa, urakoze wewe wemeye ko Yesu Kristo akubera umukiza n'umucunguzi. Yesu arakwakira, Yesu arakubera byose, Yesu araguha amahoro atemba nk'uruzi. Haleluya, haleluya. Yesu araguha amahoro atemba nk'uruzi, Yesu araguhaza ibyiza byo mu ijuru. Nubwo wasonza, dufite isezerano ryiza rivuga ngo nta mukiranutsi uzicwa n'inzara, ngo kandi n'abana be ntibazasabiriza. Nubwo waba ushonje, niwemere kurya ibiryo biroze, nubwo waba ufite inzara, niwemere kurya ibiryo byaterekejwe abadayimoni. Ihangane, nta joro ridacya. Ihangane. Hari ijambo nkunda cyane riravuga ngo umwami wacu Yesu Kristo ngo apfumbatura igipfunsi cye agahaza kwifuza kwibaho byose. Ihangane, Yesu arapfumbatura igipfunsi cye aguhaze. Ihangane, nturye ibyaterekejwe abadayimoni. Ihangane, nturye ibyaterekerejwe abazimu. Ihangane, iringira umwami Yesu Kristo, ntabwo azaguterera, ntazaguhana. Yesu ushimwe cyane, ushimwe ku bw'aba bantu bumvise iri jambo bantumye ngo babwire. Ushimwe mwami, ndagushimye, nguhaye icyubahiro. Ugira neza, urakiranuka Mana, nanjye ndagushimye, nanjye ndaguhimbaje. Habwa icyubahiro mwami mwiza. Shyirwa hejuru umwana w'umuntu acishwe bugufiya, nibyishyira hejuru byose kurwanya ubushake bwawe nibicishwe bugufiya, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen.